tariki ya mbere Gashyantare ni umunsi w'intwari z'u Rwanda. Izo ntwari urazizi, ziri mu bihe byiciro, uzi ibiranga intwari. Ikaze kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko, niho ugiye kubimenyera muri aka kanya. Ikaze uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Intwari z'u Rwanda. Imwe mu nshingano z'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe ceno, ni ukwigisha no gukangurira abanyarwanda cyane cyane urubyiruko umuco w'ubutwari. Niyo mpamvu hateguwe inyandiko ikubiyemo ibiranga intwari z'igihugu ndetse n'incamake y'ibikorwa by'ikirenga byaranze intwari z'igihugu, hagamijwe gukangurira abanyarwanda gukora ibikorwa byiza bifitiye igihugu akamaro, bigira ku rugero rwiza intwari zatanze. Ni ibiki biranga intwari? Ibimenyetso bishingirwaho hatoranywa intwari ni ibihe? Ibyiciro by'intwari tuzirikana mu Rwanda byo ni ibihe? Uracyari kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Duhere ku biranga intwari. Icyambere ni ukugira umutima ukomeye kandi ukeye. Kugira umutima udatinya gushyigikira icyiza, kugaragaza ikibi no guhangara kukirwanya kandi uzi ingaruka. Icya kabiri, gukunda igihugu. Gushyira imbere no guharanira ubusugire, iterambere n'ishema by'igihugu n'ubumwe bw'abagituye. Icya gatatu, kwitanga. Kwigomwa inyungu zawe bwite, guharanira inyungu rusange, byaba ngombwa ugahara n'ubuzima bwawe. Icya kane, kugira ubushishozi. Kureba kure no kumenya ukuri kutagaragarira buri wese. Icya gatanu, kugira ubwamamare mu butwari. Kurangwa n'ibikorwa by'ubutwari bizwi kandi bishimwa na benshi. Icya gatandatu, kuba intangarugero. Kurangwa n'ibikorwa bihebuje bibera abandi urugero rwiza. Icya karindwi, kuba umunyakuri. Kurangwa n'ukuri kandi ukaguharanira, ntutinye no kuba wakuzira. Icya munani, kugira ubupfura. Umuco mwiza ugaragarira mu matwara meza, imibereho, imyifatire n'imibanire n'abandi. Icya cyenda mu biranga intwari, ari nacyo cya nyuma, ni ukugira ubumuntu. Kurangwa n'umutima ukunda abantu ku buryo buhebuje aho kubarutisha ibintu. Turebe ibimenyetso bishingirwaho hatoranywa intwari. Icya mbere, ubwitange buhebuje intwari yagize. Icya kabiri, akamaro intwari yagize. Icya gatatu, urugero intwari yatanze. Tujye mu byiciro by'intwari tuzirikana mu Rwanda. Icyiciro cya mbere cyiswe imanzi. Ni intwari y'ikirenga yagaragaje ibikorwa by'akataraboneka birangwa n'ubwitange, akamaro n'urugero bihebuje. Muri iki cyiciro cy'intwari z'u Rwanda hashyirwamo intwari itakiriho. Dusangamo umusirikare utazwi izina. Ni ingabo ihagarariye izindi ngabo zose z'u Rwanda zitangiye igihugu, zaguye ku rugamba cyangwa zashoboraga kurugwaho mu gihe cyahise, icy'ubu ngubu n'ikizaza, zirwanirira igihugu. Harimo Major General Fred Gisa Rwigema, wavutse mu 1957, atabaruka mu 1990. Yaranzwe n'ubwitange buhebuje ubwo yayoboraga ingabo za FPR Inkotanyi ku rugamba rwo kubohora u Rwanda mu mwaka w'1990, nyuma akarugwaho. Fred Gisa Rwigema yabereye abantu bose urugero rwiza rw'ubwitange. Yagiriye akamaro n'abandi benshi kuko yarwanye intambara aharanira uburenganzira bwa muntu, baba abanyarwanda cyangwa abanyamahanga. Icyiciro cya kabiri cy'intwari tuzirikana mu Rwanda cyiswe imena. Ni intwari iyinga imanzi, ikaba inkwakuzi mu kugaragaza ibikorwa byiza bidasanzwe mu gihugu birangwa n'ubwitange buhebuje, akamaro n'urugero bihanitse. Muri iki cyiciro cy'intwari z'imena ubu habarizwamo intwari zikurikira. Uwa mbere ni umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre, wavutse mu 1911, atanga mu 1959. Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre yabaye umwami w'u Rwanda kuva mu 1931 kugeza atanze mu 1959. Yagaragaje ibikorwa by'urukundo mu banyarwanda, ashyiraho ikigega cyo kurihira amashuri abana b'abanyarwanda. Yakuyeho ubuhake, yagabiye abakene, yanahirimbaniye ubwigenge bw'u Rwanda. Uwa kabiri ni Michel Rwagasana. Uyu yavutse mu 1927, atabaruka mu 1900
1963. Michel Rwagasana yabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu cy'u Rwanda n'umunyamabanga w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Yabaye umukozi wa leta mbirigi muri teritwari ya Rwanda Burundi mu biro bishinzwe abakozi kavukire i Bujumbura. Yagaragaje ubumuntu mu mibereho ye, agaragaza umutima wo gukunda abantu no guhangana na politiki y'amacakubiri, bituma ahara byose kugeza ku buzima bwe. Yanze gukoresha ububasha yahawe ku nyungu ze bwite, ahubwo aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Uwa gatatu ni Madame Agatha Uwiringiyimana, wavutse mu 1953 atabaruka mu 1994. Agatha Uwiringiyimana yabaye minisitiri w'intebe kuva mu kwezi kwa karindwi 1993 kugeza atabarutse mu 1994. Yagize umutima ukomeye kandi ukeye, ari minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye. Yahangaye gukuraho akarengane mu mashuri mu gihe abashinze icyo bitaga iringaniza bari bagitegeka igihugu. Agatha Uwiringiyimana yarwanyije ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse aza kwicwa azira ibitekerezo bye. Undi uri muri iki cyiciro cy'intwari z'imena ni Felicite Niyitegeka, wavutse mu 1934 atabaruka mu 1994. Mu mwaka w'1994 jenoside yamusanze ku Gisenyi, aho yiciwe azira ko yarwanye ku batutsi bihishe mu kigo yarashinzwe kuyobora cya Centre Saint-Pierre. Yemeye gupfana n'abamuhungiyeho, yanga guhunga kandi yarabonye ubufasha bwa musaza we wari umusirikare mukuru wari umwemereye kumuha abasirikare bo kumuherekeza, ariko akamuhakanira amubwira ko aho gusiga abamuhungiyeho yemeye gupfana nabo, ndetse ubwo bajyanaga abamuhungiyeho kubica bamusabye kwitandukanya nabo, arabahakanira apfana nabo. Muri izi ntwari z'imena harimo n'abanyeshuri b'Inyange banze kwitandukanya tariki ya 18 mu kwezi kwa gatatu 1997 ubwo baterwaga n'abacengezi. Ishuri ryisumbuye rya Nyange riherereye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi, ahari mu ntara ya Kibuye. Mu mwaka w'1997 ubwo mu Rwanda hari umutekano muke, abacengezi bateye ishuri ryisumbuye rya Nyange bahereye mu mwaka wa gatandatu bakomereza mu wa gatanu, batangira kubwira abanyeshuri bati muratuzi. Umwe mu bacengezi aravuga ati mwatwirukanye mu Rwanda duhungira muri Zaire, mudusangayo none vous allez me voir, mugiye kumbona. Basabye abanyeshuri kwitandukanya bavuga bati abahutu kwabo n'abatutsi kwabo. Abanyeshuri basubiza bavuga bati twese turi abanyarwanda. Nibwo abacengezi batangiye kubarasa. Abanyeshuri barokotse icyo gitero bashinze ishyirahamwe bahuriramo ryitwa Komeza Ubutwari. Icyiciro cya gatatu cy'intwari z'u Rwanda cyiswe Ingenzi. Ni intwari iyinga imena, ikaba inkwakuzi mu kugaragaza ibitekerezo cyangwa ibikorwa by'ingirakamaro birangwa n'ubwitange buhebuje, akamaro gakomeye n'urugero ruhanitse. Muri iki cyiciro nta ntwari irashyirwamo. Ubushakashatsi ku bakoze ibikorwa by'ubutwari n'ibindi bikorwa by'ingirakamaro burakomeza. Reka mbashimire cyane babwira ko ibiranga izi ntwari z'u Rwanda tubikesha urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe CENU. Mwari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya kuri uyu muyoboro JDS, uburyohe bw'imyandiko. Nimukore subscribe, like, share na comment bigere kuri benshi. Twimakaze ubutwari.